turabasuhuje bene data nshuti z'umusaraba by'umwihariko abakunzi b'Isaha 9 TV. wowe wamaze gukora subscribe turagushimiye, nawe utarayikora turagusaba kugira ngo uyikore. Imana ibaho umugisha. Murabona kuri kamera yacu dufite undi mutumirwa twabatumira uyu munsi wa none. Reka tumwakire kugira ngo abasuhuze mu izina rya Yesu. Turakwakiriye. Amen. 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 Imana yatoranyije. Amen. Ikaranganya n'umunyabyaha nawe gupfa ndetse no kureba. Ndabashuje abateze amatwi Isaha 9 TV bari ku murongo wa yizera umwami wacu Yesu Kristo, ndetse n'abataramwizera mbasaba mbinginga kugira ngo nabo baze bizera umwami, ko umwami wacu ni mwiza ndetse abamukurikiye ntajya akorwa n'isoni. Amen. Kandi abamukurikiye ntajya aseba cyangwa mwari. Amen. Haleluya. Amen. Uwo Yesu mbabwira yangiriye neza. Uwo Yesu mbabwira yagiriye neza abantu bamwizera kandi by'ukuri koko. Kandi umwizera ntajya akorwa n'isoni. Amen. Ndabashoje rero mbifuriza amahoro y'Imana. Amen. Rero kubasuhuza kwanjye dusome ijambo riri muri Daniel igice cya 10 duhere ku murongo wa 7. Daniel igice cya 10 dufashe mu izina rya Yesu. Umurongo waho wa 7 haranditswe ngo ni Daniel gusa wabonye ibyo neretswe ibyo, ariko abantu twari kumwe ntibarakabibona, ahubwo bahinze umushyitsi cyane barahunga barihisha. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haranditse ngo ni Daniel gusa wabonye ibyo. Ngariko abantu twari kumwe ntibarakabibona, ahubwo bahinze umushyitsi cyane barahunga barihisha. Nuko nsigaraho jyenyine ngo ibyo byerekanwe bikomeye, sinasigarana intege kuko ubwiza bwanjye bwamyindukiyemo ubu dore ndatenebutse. Haleluya. Amen. Daniel niwe wabonye ibyo wenyine. Kubera iki Daniel ari we wabonye ibyo? Yabonye ibyo kuko umwami Imana ari yamusanze ngamuganiriza ngavugane nawe. Hari ibyo yamubwiraga watarazi, hari ibyo yamusobaniraga watarazi. Nkuko bakurikiye uyu mwanya Isaha 9 TV hari ibyo bari kubona abandi batarabona. Haleluya. Ari nabyo mpamagarira abanyarwanda bose ngo barebe kandi bizere uwo mwami. Uyu Daniel amaze kubona ibyo yaratentebutse acika intege arababara. Ababa yagwa yunamye arubama. Haleluya. Amaze kubama ariko hagaruka imbaraga muri we. Haleluya. Amen. Hari ibyiringiro by'uko Daniel yongeye kugaruka, akagarura ubwenge, akagarura imbaraga, kubera ko hari uwo yavuganaga. Imana ishimwe. Cyangwa umugabo nawe uyu munsi mukavugana. Haleluya. Icyamwa umugabo nawe ugahura nawe kuko uwo mugabo ni umwami w'umunyembaraga. Imana nishimwe. Amen. Uwo mugabo yageze ku barwayi barakira. Imana nishimwe. Yageze mu bashonji bararya. Yageze mu banyantege babona imbaraga. Kijambo ryarambwiye muri Yesaya 41 rirambwira ngo ni intege barambiwe. Imana ishimwe. Kandi tubashije umwongeramo imbaraga. Cyamukakira imbaraga z'Imana muri uyu munsi. Amen. Icyamamo ukurikiye Isaha 9 TV ukumva imbaraga z'Imana ko zifite ubutware n'ubushobozi. Zifite imbaraga zo gukiza icyorezo cya coronavirus. Haleluya. Zifite imbaraga zo gukura abarwayi kwa muganga, abari bafite ibibazo bakabona ibisubizo by'ibibazo byabo. Imana nishimwe. Amen. Dukomeje komeze ku murongo wo hasi wumva icyo umugaragu w'Imana yagomeje kuvuga. Dusomere Daniel 8 igice cya 10 umurongo wa 9 ugenda ugeze ku 17. Ku 9 aravuga ngo ariko numva ijwi ry'amagambo ye ntiryumva ngo anubamye ndarabirana ntusinziriye, nuko haza ukuboko kunkoraho kurambyutsa kumfukamisha amavi n'ibiganza. Kuri 11 akavuga ngo arambwira ati yewe Daniel mugabo ukundwa cyane, umva amagambo ngiye kukubwira, haguruka weme kuko uyu munsi ngutumweho. Amaze kumbwira iryo jambo ndahaguruka mpagarara ntengurwa. 12 akavuga ngo aherako arambwira ati witinya Daniel kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi
imbere y'Imana yawe amagambo yawe yarumviswe. Haleluya. Ngo kandi niyo anzanye. Haleluya. 13 niho bavuze ngarukira. Hakavuga 13 aravuze ngo ariko umutware w'ibwami bw'ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayeli umwe wo mu batware bakomeye aza kuntambara. Haleluya. Ngo ntinda mu bami b'ubuperesi. Amen. Uyu murongo wa 9 uravuze ngo numva ijwi y'amagambo yo nk'iryumva ngo anubamye ndarabirana. Haleluya. Amen. Nyiryumva ndarabirana nkusinziriye ngo nuko haza ukuboko kunkoraho kurambyotsa kumfukamisha amavi n'ibiganza. Amen. Amen. Ngo kuboko kuraza. Haleluya. Amina. Kunkoraho akira gukorwaho n'Imana muri amasaha. Haleluya. Imana yagukoze byari ibibembe bihinduka iki? Umunezero. Imana yigukoze byari inzara bihinduka kurya. Haleluya. Imana yigukoze byari amadeni bihinduka kwishyurwa. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Amina. Imana yigukoze byari ibibazo bihinduka ibisubizo. Akira gukorwaho n'Imana. Haleluya. Haleluya. Imana igukozeho haza n'ubutabazi rata. Ubwo utaruzi ko ari ubutabazi bukazi. Imana nishimwe. Yakoze kuri Daniel kandi yari yarabiranye. Amina. Arangije arabyuka. Iramubwira ngo mugabo ukundwa cyane. Haleluya. Akira gukundwa n'Imana. Amina. Imana yagukunze gukundisha abakwanze. Haleluya. Imana igukunze igukundisha. Igukunze igukundisha n'abanzi bawe. Abo bonaga bidashoboka hakagaragara ibishoboka. Imana nishimwe. Ariko uwo mugabo Daniel nkundira nawe uyu munsi ugira icyifuzo nk'icya Daniel. Haleluya. Nkundira uyu munsi nawe ugaragare nk'uko Daniel yagaragaye imbere y'Imana. Nkundira nawe kuri iki Isaha Cyenda TV wumve ko Imana iri mu ruhande rwawe. Imana nishimwe. Amen. Imana iyo gutabaye abakwanze barakwemera. Imana nishimwe. Nukuri. Umugaragu w'Imana Tewone yarembye ngo Imana nigutoranye. Imana ishimwe. Imana nigutoranye ntawe uzagutunga intoki. Kubera ko nabakagutunza intoki bazahindukira bavuge ngo nguyu Imana yamugiriye neza. Imana ishimwe. Kubera ko hari ibyiringiro. Imana ishimwe. Amen. Umugaragu w'Imana Daniel yarangije ngo agwa yubamye ararabirana. Ngariko ahera karambwira ati witinya Daniel kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe amagambo yawe yumviswe kandi niyo anzanye. Haleluya. Iyo umaze gushishikara. Haleluya. Hano harimo amagambo abiri kandi y'ingenzi. Wowe kuri iki Isaha Cyenda TV numara kumva aya magambo ubanza kumva ubusobanuro bw'icyo isabwa. Harabanza kugira ngo ushishikare. Haleluya. Shishikarira kumenya ijambo kandi nangize umenya na nyiri ijambo. Numanya gushishikara hazaboneka imbaraga kandi imbaraga nizimara kuboneka uzabona ibyiringiro n'ubutabazi. Haleluya. Kubera ko Daniel yarashishikara yarangiza arasubiza. Haleluya. Narashishikara kwiga ijambo ry'Imana. Haleluya. Iyi saha ndagushishikariza kwiga ijambo ry'Imana. Ndagushishikariza kuba maso no gusenga. Ndagushishikariza kugira imbaraga muri wowe ukumva ko ushaka kwiga ushaka kumenya. Kuko iyo umaze kumenya ugashaka gucukumbura Imana iragaruka ikakongera ikagusubizamo imbaraga ukamenya icyo utaruzi. Amen. Kubera ko Daniel ntabwo yarazi ko ibi byose bizaba. Daniel ntabwo yarazi ko Medi no Peresi hari ikizahinduka. Amen. Kuko uyu munsi wa none tubona hari ibyahindutse. Amen. Hari ibyahindutse. Hari ibibazo byahinduye isi. Hari ibyahindutse mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo tutari twiteze byarahindutse. Haleluya. Ntabwo twari tuzi ko twaguma mu rugo. Amina. Ntabwo twari tuzi ko twamara igihe tutajya mu kazi. Ariko uyu munsi kubera ko dushaka gushishikara. Amen. Turasabwa gushishikara. Munyarwanda haguruka ushishikare. Muvuga butumwa ashishikara. Muhanuzi shishikara. Muririmbye shishikara kugira ngo izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Shishikarira gukora umurimo w'Imana. Imana yakubwiye kuririmba ririmba. Niba yakubwiye guhanura hanura. Niba yakubwiye kuvuga ubutumwa buvuge kugira ngo bukwire isi yose. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen. Daniel rero umugabo w'Imana ajya nshimisha imbere y'Imana yawe anzanye ngo nzanga amagambo yayumviswe kandi niyo anzanye. Haleluya. Amen. Iyi Imana imaze kukumvira hasi. Haleluya. Amen. Imana imaze kumvira hasi iza gukora iki rero?
iza gutabara aho abantu batatabaye iratabara. Haleluya. Amen. Aho ibiryo bitabonetse irabiza. Amina. Amen. Aho ubukode bwananiwe kwishyurwa irabwishyura. Haleluya. Imana nishimwe. Amina. Aho uburwayi bukomeye buri yiragaragara. Ni ukuri. Haleluya. Nigaragara Njye nabonye Imana itabara kandi igira neza. Iyo Mana nzayivuga. Iyo Mana nzayihamya ko ndi umubyeyi yatoranyije mu bantu ibihumbi amagana n'amagana nari umunyabya ariko irantoranya. Uyu munsi ndavuga izina ryayo, izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Amina. Niyo mpamvu n'uwo mugabo Daniel rero yayizeye akayikomeraho uyu munsi akari wihamye. Ubu rero ntabwo Daniel ari wihamye uyu munsi ahubwo iremera hamwe na Nyiraminani Jani n'abandi yatoranye. Haleluya. Imana nishimwe. Amina. Rero nkundira nawe ugira ibyiringiro byo kuzayisangana. Gira ibyiringiro byo kuzabana nayo mu bwami bwo mu ijuru. Reka rero mbasabe kandi mbasabe namwe mumfashe abakurikiye Isaha Cyenda TV cyane, reka mbasabe kandi mbinginga kugira ngo dushishikare. Kandi Imana ibamera umugisha kandi igumize ibarinde ibakomeze mu buntu bwayo kandi igumize ibaha imbaraga n'ibyiringiro byo kuzayisangana. Amen. Ngani mumfashe mureke dusenga Imana kuko Imana yacu ari nyarukundo kubwira ijambo. Amen. Uwiteka Mana nziza, Imana ihambaye, uri igitare cy'amahanga Imana iteye ubwoba, usumba byose nta kikunanira. Namane wanye nawe Kristo amaze Kristo kukwizera agushikamishaho umutima uramurinda amahoro masa. Yes. Arangije aguye yunamye, urangije uramubyutsa umukoraho umusubizamo imbaraga. Urangije umubonye uko yashishikaye nuko yashatse gucukumbura kumenya amagambo yawe, urangije umukoraho umusubizamo imbaraga. Nyemerera data abanyarwanda n'abanyarwandakazi basubizemo imbaraga. Nyemerera abavuga ubutumwa bongerera imbaraga. Nyemerera abahanuzi bongerera imbaraga. Nyemerera abaririmbyi basubizemo imbaraga. Unyemerera Isaha Cyenda TV wongere uyigirire neza. Mana data abayikurikira bose reka bakubone nk'Imana, reka bongere bagire gushishikara, reka bongere bagire ibyiringiro kandi ibyiringiro by'umugisha bidakoze isoni. Mwami wanjye nyemerera igihugu cy'u Rwanda ukigirire neza. Mwami gira neza igihugu cy'u Rwanda kugira ngo abanyarwanda n'abanyarwandakazi babone kuri Imana, abayobozi b'igihugu babone kugira neza. Nyamara Mwami nubwo dufite ubwoba bw'isi tukaba duhangayikijwe n'ibera mu gihugu, uri Imana itabara, uri Imana itabara abantu batatabara, uri Imana igaragara aho batagaragara. Nyemera rero ubuntu n'amahoro yawe bisakare mu gihugu kandi abarwayi bari kwa muganga n'abandi basengeye kuko ntabura kubakwereka uko wakoze kuri Daniel ndetse ukakora kuri cya kirema kibaza imyaka 38 kiri ku kidendezi kigahaguruka, niko wakiza abarwayi. Nyemera abarwayi bakize mu izina ryawe kandi ari mu byaha nakuzaniye kugira ngo ugire icyo bakorera kuko ari Imana ishoboye byose. Nanjye migusenze nizeye izina ryawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Turagushimiye, Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu Kristo, kandi ndabizi neza ko abantu bagiye guhabwa umugisha mu izina rya Yesu.